jijuka umenye. Ubwenge ni umusingi w'ubutunzi, ni inganzo y'ubuhanga, ni iriba rimara inyota, ni umuyobozi utayobya, ni inzira igana ubuvivi. Kurikira jijuka umenye ubashe kunguka ubwenge, ibyiringiro, amahoro n'umunezero. Muri kumwe na MG Samuel Ishimwe. Ikaze. Amahirwe ni nk'izuba rirashe, iyo urangaye birangira ubuze ayo mahirwe. Akenshi dutekereza yuko ibi bintu atari ukuri, ariko iyo witegereje ukareba neza imibereho y'ikiremwamuntu hano ku isi, usanga tubayeho mu buryo dukeneye amahirwe. Benshi twifuza akazi, benshi twifuza icyo gukora, abandi tukifuza kugera heza, ariko hari amahirwe agenda duhitaho, ntawe uzi iyo agana. Niyo mpamvu ukwiye kwitonda, ukitondera inzira ndetse n'uburyo bwiza urimo uyu munsi, kugira ngo udasanga urimo utakaza amahirwe. Urukundo tuvuga ni ubuzima, ariko urukundo rutagira ibyiringiro no kwizera, urwo ni urupfu. Abenshi tuvuga ko dukundana, abenshi tuvuga ko tugira urukundo, ariko ubundi igisobanuro cy'urukundo nyaryo ni ikihe? Urukundo ni ubuzima, ni ukwizera, ni ibyiringiro. Niba atari ibyo rero, urwo rukundo ni urupfu. Umutimanama ufite gukomera kwinshi, ufite imbaraga nyinshi, ushobora kuguhindura umwanditsi, ukaba umwanditsi kandi ukomeye. Umutimanama ndetse w'ingenzi nk'uwo twese tuba dukeneye, nk'uwo wose ufite imbaraga no gukomera, niba ubasha kukugeza heza, hahandi wifuza, ukabona byiza bizagufasha. Umutima w'umunyabuntu urangwa no kwicisha bugufi. Rero niba uticisha bugufi, nturi umunyabuntu. Iyo ufite ubuzima, buriya reka mbabwire, uba ufite byose. Ubuzima ni akabura ntikaboneke. Ubuzima ni byose. Ufite ubuzima yakora ikintu icyo ari cyo cyose. Amafaranga tuvuga ntiwayashaka utari mu buzima. Kugenda ntiwagenda udafite ubuzima. Gusenga ntiwasenga nta buzima. Impano y'ubuzima niyo mpano ya mbere Imana itanga. Dushimire Imana kuko impano nziza, impano y'ubuzima. Reka rero tube inama z'Imana, twe kuba inama z'abantu. Aha niho dusoreje, naho ubutaha. Mwari kumwe na MG Samuel Ishimwe.